Matayo nari mvuze 15. Matthew chapter 15. Yes. 15 turahera ku murongo wa. We shall start from verse. Turahera ku murongo wa 22. We shall start from verse Turi muri 22. theme ya Thanksgiving. 22 haravuga ngo umunyakanani kazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati mwami mwene nde mwene Dawidi mbabarira umukobwa wanjye atewe na dayimoni. Next. Ntiyagira icyo amusubiza. Uwo ninde wacecetse? And who kept silent? Jesus. Look at your neighbor and tell them sometimes he keeps silence. Let's go. Ntiyagira icyo amusubiza. Mu yandi magambo, in other words, arateceka. He kept silent. Nuko abigishwa be baramwegera, begera Yesu, baramwinginga bati wamusezereye koko. Ko ari maradutakira he? Abagabo 12 baguhuriyeho. Imagine 12 men against you. Bakavuga ngo uri murasakuza. Wasakuje cyane. And they say you're shouting. It means you're shouting loud. Baraza basanga Yesu baramubwira ati rero reba niba utanavuga wanze kumusubiza ariko gira icyo ukora so dusunike uyu mukecuru cyangwa dutembagaze hirya y'imanga kuko urusaku rwabaye. They came to Jesus. Mumfashe tutarakomeza ko turazakomeza inkuru. Umugore yarababaye ntiyarababaye. Was this woman sad or she wasn't? Yarafite agahinda. Did she have ikintu kirimo kiratuma taka kirumvikana cyangwa kiri something that is making her shouting loud? Is it tangible or it's not? Ariko ibirimo biramudekuhaja ibirimo biregezayo. But what is pushing her away? Ntabwo bizi ikiri mu mutima we. It doesn't know what is in her heart. Hari igihe ibintu bikubana byinshi bikakudekuraja ceceka wavuye aho ariko iyo uri persistent. Yes. Iyo uhoze ikirenge ku muriro. There are times things will push you and they push you to the edge, but when you're persistent and you put in more fire, byanga bikunda ubona breakthrough, ubona gupfumura. Arabasubiza ati sinatumi wabandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Twagiye nawe araza aramupfukamira aramubwira ati mwami ntabara. Nyuma yo kumuvuga, nyuma yo kumva abagabo 12 barimo na Yuda, ubyibuke. You know, after talking about him, even with 12 men, including Judah, remember? Yes, kuko Yuda we yarebaga uzanya amafaranga. Because Judah was only looking at somebody who has money. Arakubwira ngo mene tekeri. If you don't have money, she said, please go away. Aramusubiza ati si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Wabukira aho? Umugore yarazi icyo ashaka. The woman knew what she needed. Arasubiza ati nikoko mwami ariko nimbwa nazo zirya ubuvungu. Hallelujah. Ndabyemeye ndiyo ariko reka ndya ubusigaye. It's okay, I accept I'm a dog, but I need to eat the leftovers. Reka ndya ubuvungukira bugwa buvuye hehe? Let me eat the kumeza y'abanyirazo. Hanyuma maze Yesu aramusubiza ati mugore. Hallelujah. Mugore. Oh woman. Kwizera kwawe. Your faith. Kugize gute? Ni kwinshi. Is much. Bikubera uko ushaka. Let it be as you wish. Umukobwa wahera ahera. And her daughter was made whole. Apfa. Did she die? Ahwera. Did she faint? Ahera ko akira. And then her daughter was made whole. Imana ihumugisha gusoma ku ijambo ryayo. May God bless his word. Mfite ibintu nka bitatu Imana yashyize ku mutima. Umudamu dusomye ugomba kumenya uwo ari we. Yari umunyamahangakazi, yari kure y'amasezerano. Mu bigirwamana by'iwabo bari bafite kode zikorayo. Rosinze gusanga umwami wacu Yesu aravuga ngo niyihe kode ariko wavuze ngo kode. But when she came to Jesus, she was like, which code? Gikora ku mutima wuyu ko we atandukanye n'ibyo tusenga. Dufite idols, dufite
ibigirwamana ariko na crossinze sindi mu bigirwamana by'iwacu ko nambutse ni yihe kode nakoresha bamvuge ngo haleluya umugore ubuhanga bwe yashakishije kumenya kode imwinjiza mu mutima wa Kristo umugore amenya kode itari bumukurikire kode ari bukoresha ako kanya avuga ngo simfite imbaraga zirukanka ibirometero tumanuka imisozi kubera iki se nirukanka namenye kode ndi bukoreshe agahita ahindukira kandera arangije arayishakisha yafashe igihe cyo kuyishakisha my dear umugore afite ikibazo umwana we agiye gupfa ameze nabi ariko munkurikire inshuti zanjye ntabwo ahise yirukankana ikibazo kwa mbere ntabanje ikibazo abanje kumenya igikingura umutima w'umwami akosa tujya dukora abarokore ikintu kiragukubita ako kanya ukirukanka mwami Yesu ubundi ko nahere muri Sunday school ndirimba ibi n'ibiki bimbayeho ngize imyaka 38 na fiance nabo Yesu ubundi wagiye ureba ko ntanga icya 10 urazana ibiki acha mdomo ntabwo icyo uri murasaba Kristo ari against. What you're asking for, Christ is not against it. Ntabwo ikikubabaje Kristo atacitayeho. What is making you sad? Muyikoreza amaganya yanyu kuko give him all of your burdens. Abanza umenye kode ikodora umutima. Ntaje ashyira imbere umwana wanjye. Oya, aje ashyira imbere ngo mwene Dawidi. Arimo arabivugira igihe Kristo ataranahishurwa abantu badafite iyi revelation. Irihishurirwa ntabwo bari barifite. Yesu arahindukira ati avuze iki? Ati ninde umuhamagaye gutyo mwene nde arahindukira ajya kureba abona n'umuki. And then when he turned, it was a Canaan lady. Ariko umunyakananikazi wamenye kode yinjira mu mutima wa Kristo atuma Yesu ahagarara kugira ngo arebe umenye iyo kode. Uyu munyakananikazi yashoboye kumenya Yesu wari we. This Canaan found out who was Jesus exactly. Ataraza n'ibyifuzo yabanje kuzana amashimwe. Abanza kumutaka mwene Dawidi, Mesiya, abanza kumutaka kumushima ariko afite ikindi abitse inyuma. Hari ikintu tujya twitiranya abarokore. There are some things we confuse Christians. Hari n'ikintu tujya munyumve kuri iki kintu. Listen to me on this. Tujya twitiranya amasengesho. We confuse prayers. Amasengesho yego ari uburyo bwinshi, hari amasengesho ya spiritual warfare cyangwa intambara y'iki y'umwuka, hari devotion, amasengesho yo hari amoko menshi y'amasengesho, hari amasengesho ubwoko bwa muri butanu. Naje kumenya ko amasengesho cyangwa ikintu gikingurije ijuru hejuru y'ubuzima bw'umuntu, I tell you uku niko kuri na Bibiliya bivuga ngo umutima umenetse. Now I have ntabwo witeka azawirengagiza. Umenywa na worship, umenywa no gushima. It is broken by thanksgiving. Igihe cyose reka mbereke agakode keza. Let me show you a nice code. Ufite imyaka 53. You are 53 years old, for example. Ufite ibibazo uguyemo ibintu byawe majerwa bigenze gutya sinzi hari byaguye Tanzania sinzi ibintu birakugarije. You have issues, some of your goods are in the wrong places, others in the customs it's going wrong. Problems are surrounding you. Guhituza ugahera ko kanya uti mwami urabona ibi nibi Imana ndababaye cyangwa tutanga intambara y'umwuka mw'izina rya Yesu ndavunagura ndacagagura ndaguciye umugongo nguciye agatwe ngukuye imisatsi. Ni byiza. It is good. Urimo urasenga. You're praying. Reka nkwereke inzira y'ubusamo. Nta kitagira inzira y'ubusamo. But let me show you a shortcut. Everything has a shortcut. Iyo uhereye mu myaka 53 ibyo igusimbukije n'ibyo byinshi. Ufashe imyaka utarabanza kureba ubucuruzi bwaguye, utarabanza kureba uriya mwana wagize gutya, utarareba ibibazo mwagiranye na landlord n'ibiki. Banza uhisubize inyuma imyaka 53. Urebe imisozi, urebe ibishanga, urebe amataba, urebe hejuru no hasi aho mucanye n'umwana. Naho ikintu kijya kimfasha. Buruko ngiye kuramya Imana ntabwo mpera uyu munsi. Mpera kera nkabizana ku rupapuro nkavuga ngo nje kukuramya dore ibyo mfite
imbere yanjye nkabiryamaho nkaramya nkavuga ngo urakoze ko mfite imyaka 2 bambwiye ngo ibi nibi byarabaye ku myaka 5 byagenze gutya ntabwo wandetse mfite imyaka 7 cyagiye bigenda gutya na gutya na gutya ku myaka 10 ntabwo mbere y'Imana n'ubuhungiro ku myaka 13 bampaye amakuru narimo ndava hana nta bigenda gutya ku 15 nari ntangiye gukura ndibuka amajoro nagenze ntarakumenya ndibuka ibicuku nagenze ntarakumenya ndibuka inzira zose z'aba teenagers naciyemo ku myaka iyi ndabizana nkabizana umva babwire bijya kugera hagati ntarasoza ikibazo ntarakigeraho umutima wamenetse narize umwuka wera akahita kuzanira amarevelation byinshi reka mbabwire kode uzayifate nuyikora kandi uzangurira ntabwo ngora na koka umva uzajya ureka kwereka Imana 1 2 3 Mana ndapfuye ririya credit y'idata we $80,000 baracezesha munara ryaca amarira reka nkubwire kurura remorke umaranye imyaka 53 kura y'ibintu igihumbi ufite bishimira Imana bikurura neza uti rya joro ndabyibuka yamanywa ndayibuka ndabireba neza aho bampambye haba hari bagiranye ndibuka igicuku umwami ndibuka bya bitondo ndibuka ntarakumenya umucyo urandasira niki cyantandukanya n'urukundo rwawe nje gushi uziko uko ugenda ushima niko Imana ikurahagaho ku maso niko umva gushima kwagura urukundo rw'Imana muri wowe umutima w'indashima ni umutima uhora umeze nka mukushi ntubona inzira ahantu hose umva nkubwire nushaka kuzimya umuriro wakubanye mwinshi w'ibibazo uzawuzimya ushima nkuhaye kode ni umutima uhora umeze nka mukushi ntubona inzira ahantu hose umva nkubwire nushaka kuzimya umuriro wakubanye mwinshi w'ibibazo uzawuzimya ushima nkuhaye kode gushima gukingura imiryango yafunzwe kera gushima gukingura imiryango umwanzi yadadiye gushima kubwira umwanzi ngo ibi wakoze ntacyo bivuze gushima Imana nugukomera umwanzi le puta lezo lebeneozaya ngirira ukwegereye ngo ufite impamvu zishima umugore yikubise imbere ya Yesu arashima aravuga ngo ndabizi uri mwene Dawidi ndabizi uri umwami bataramenya ko uri umwami w'abami nje nkuramya nje ngushima Yesu araceceka bitari kumusuzugura yaratangajwe na kode amenye gushima umva amatwi ntega amatwi kukwihutisha kugucisha kuba wahasanze batazi kode yasanze abahatinze arabadepasa nicyo cyarakaje intumwa mudukora inyuma arimo arasakuza ntabwo yasakuje yamenye kode mutamenye yaje ashima mwebwe muraho muvuga umwana aragwaye afite igitsuri nta gitsuri aravuga arimo aravuga son of David mwene Dawidi Mesiya wowe mwami ugiye kuza wowe arimo araramya sunikira ukwegereye ngo shima nshuti yanjye aguhaye impamvu ibihumbi aduhaye impamvu ongera umunkorereho ngo shima birakingura inzugi ndasenze ngo amashimwe yacu alepeya doshali ebalahosaliade yumvikana mu gitaramo cy'abera amashimwe tugushima mwami yumvikane mu gitaramo mu ijuru urakoze mwami